Noveni yo kwiyambaza impuhwe z'Imana. Umunsi wa 4. Ijambo rya Nyagasani. Uyu munsi unzanire abapagani n'abandi bose batari bamenya. Mu ibabara ryanjye nabo narabazirikanye. Ubutwari bwabo mu minsi yari kuzaza bwahozaga umutima wanjye. None rero ubanyuze mu nyanja y'impuhwe zanjye. Dusabire abapagani n'abatemera bose. Nyagasani Yezu Nyirimpuhwe, wowe rumuri rw'isi, akira mu mutima wawe w'impuhwe roho zose z'abapagani n'abatemera ndetse n'abatarakumenya. Nibamurikirwe n'ibishashi by'ubuntu bwawe, kugira ngo bifatanye natwe kuririmba ubuziraherezo ibyiza by'impuhwe zawe. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose. Icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none. Utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Wubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dawe Mana ihoraho, rebana impuhwe roho z'abatakwemera bose, ndetse n'iz'abandi batarakumenya, kuko nazo ziri mu mutima w'impuhwe w'umwana wawe, Nyagasani Yezu Kristo Umwami wacu. Zihe kukumenya kubw'urumuri rw'ivanjiri yawe, bityo zimenye ukuntu umunezero wo kugukunda ari mwinshi. Zihe gusingiza igihe cyose ubuntu bw'impuhwe zawe. Amina. Isengesho ryo kwegurira isi impuhwe z'Imana. Mana mubyeyi w'impuhwe, wowe waduhishuriye urukundo rwawe mu mwana wawe Yezu Kristo, kandi ukarudusakazaho muri Roho Mutagatifu Muhoza. Uyu munsi tukuragije imibereho y'isi n'iya buri muntu wese. Itegereze ibicumuro byacu, maze utwongerere imbaraga, utsinde icyitwa ikibi cyose. Abatuye isi bose kumenya impuhwe zawe, kugira ngo muri wowe Mana imwe mu butatu, babone iteka isoko y'ukwizera. Dawe Mana ihoraho, girira ububabare bukabije bw'umwana wawe n'izuka rye, utugirire impuhwe, kandi uzigirire n'isi yose. Amina. Uruburuhukiro bw'abarembye, ni wowe soko ivomwamo imbaraga, uduha kwitsa imirimo yacu, tuze kukwambaza mwimanyi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.